Vestina rero abatangiye imyiteguro y'ubukwe, aba yegereye itorero ngira ngo ubwo yegereye umudugudu cyangwa se ubu wahindutse itorero, aravuga ati mfite ubukwe, arabibatekereza, baravuga ati iyo dosiye ni iyo kujya kuri paruwase Vestina kacikaci no kuri paruwase, cyane cyane ko Vestina ubu ari mu bantu bishoboye muri iki gihugu, ntabwo kujya kuri paruwase bigisaba gutega akamoto, ni ugufata nka tagisi voiture. Urumva yasezeranye ivangamutungo risesuye, ubu rero ni umwe mu bantu bishoboye bafite amafaranga. Abagiye kuri paruwase, akubise kuri paruwase abahaye inkuru y'ubukwe, abasobanura ko ari umunyamahanga. Niba ari bwo hari kuri paruwase bari bumvisha umukobwa ugiye gusabwa n'umunyamahanga, bati ibyo biraturenze, ni ukujya ku rurembo. Vestina kacikaci no ku rurembo arababwiye ati mfite umugabo, bati nuwo mu kahe gace, bati mu Burkina Faso. Umushumba ururembo ati mu kujya kureba Ndayizeye Isayi, umuvugizi w'itorero rya ADEPR ku rwego rw'igihugu, ati ubwo bibaye ibyo mu bihugu ntago bikiri iby'indembo. Abantu bagenda bahunga inshingano gutyo, ariko biza kugera kuri nyakubahwa we ntabwo yazihunze. Aramubaza ati uwo mugabo ateye ati? Aravuga ati ni umugabo w'ibigango nyine nakunze, nuwo mu kihe gihugu? Ati Burkina Faso. Ese ko bambwiye ko ari umusilamu, ngewe n'ikintu nibaza ni bande bazana amakuru nyirayahari. Arabaza ati ninde wazanye amakuru ahangaha? Nge nkuzaniye amakuru, umugabo wanjye ni umukirisitu. Undi aramubwira ati rero niba ari umukirisitu, abakirisitu bagira ibintu bibaranga, genda uzane ibyangombwa. Idirisa yikubise wa Gadugu, hazanye icyemezo cy'amavuko. Urumva cyo yari yanakizanye hariya mu Rwanda kugira ngo bamusezeranye. Kandi bujye ufite pasiporo, bujya pasiporo nongere mbibabwire, dosiye iguhesha visa ibirimo ibyangombwa byose. Abayikubise wa Gadugu, abaragiye mu icaci giwabo, babamukubise icyemezo cyo ko ari umukristo kubw'ubuhamya. Haleluya. Sibyo kubw'ubuhamya, niba byari byanditse mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, ariko Burkina Faso bakoresha Igifaransa, nigo rurimi rwabo ruri international ruri rusange bakoresha. Noneho rero baba bamukubise ikibari, icyangombwa cy'ubuhamya bw'uko ari umukirisitu, abarakizanye. Akigejeje mu Rwanda, Vestina kacikaci no kwa pasiteri atanze rekomandasiyo. Ahitanze barayisuzuma, niba baravuze bati umunyamafaranga ari igihe yaba yayiguze, niba baravuze bati umunyamafaranga ari igihe wenda n'iri dini bya bindi byo kunena bavuga ngo abantu baba bakizwa wenda naho mu idini runaka gusa abandi ntibakizwa. Ariko Vestina arababwira ati ntabwo muri Burkina Faso haba ya ADEPR, kandi ko kwa ADEPR iri yaraye inyuma bugivuga Rwanda. Bujya ni Rwanda, nta handi hantu ku isi haba ADEPR uretse Bugande, niho bari bagerageje gufungura y'ururembo, ariko narwo ntekereza ko rutagikora, kuko amakuru ariho nuko nyine hajemo ibibazo abagande bakarushimuta. Ubu ryabaye itorero risanzwe ry'Ubugande, ntago rikigengwa na ADEPR. Ahandi hantu hari ADEPR ni ururembo ifite Buraya, hariya mu Bufaransa ndetse no mu bice by'Ububirigi. Niho hantu hari ADEPR n'utundi tuntu tw'udushami duto tuba muri za Canada tw'abakristo bava mu Rwanda bagira bagakora organisation. Ariko iyo organisation bita ADEPR ibikorera kuri social media, keshi na keshi ntabwo bafite umuvugizi cyangwa mu buryo runaka bwo gutanga ibyangombwa. Nuko birangira rero ibyangombwa bya Idirisa babyanze. Vestina aravuga ati ni igiki gituma mwanga kunshingira? Baramubwira baturatwite. Vestina ati se ndatwite, mwampimye tugende kwa muganga? Bati ntago twe dukorana n'abaganga, icyo tuzi nuko amakuru ahwihwisa nuko agize gute utwite. Ibyo bintu rero Vestina biramucanga, bimaje kumucanga nuko Vestina niko gufata icyemezo, ajya ahagaragara, aravuga ati ku itariki zingahera ni ku itariki zingahe? 29. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu, Vestina nibwo yagiye ahagaragara, aravuga ati umubyeyi wanjye ADEPR, itorero navukiyemo rikandera nkagera ku rwego ngezeho, mbabajwe nuko ari ryo rimbabaje agahinda gakomeye, rikantera umubabaro ntazakira mu buzima bwanjye. Ariko Vestina we yaratuye, avuga agahinda kari ku mutima we.
twikomereza ikiganiro cyacu rero byagenze gute. Vestina baravuga bataratwite, igitumye asezerana huti. Vestina ni ukugira ngo abyare afite umugabo. Igitumye Vestina asezerana huti ni amafaranga akurikiye y'uyu muhegwe wo muri Burkina Faso waronse amafaranga akiri muto, kuko byavuga ko ngo yabaye meya muri Burkina Faso, agira uruhare mu gushyira ku butegetsi uriya mu perezida uriya mu kapiteni Traoré, Ibrahim Traoré wa Burkina Faso. Noneho urumva umuntu wagize uruhare mu gushyira perezida ku butegetsi, ngira ngo agafaranga ko bivugwa ko ngo agafite, ndetse bakavuga ko afite amasitasiyo ya esansi, akaba afite amahoteli, akaba afite kampani zicukura amabuye y'agaciro. Akaba yaratembereye rero i Burundi, akaza kubona indirimbo za Vestina na Dorcas akabakunda, ndetse agakomeza aza mu Rwanda. Yagera muri iki gihugu cyacu, uyu mugabo akahashima, akahubaka inzu nk'igihugu kirimo umutekano. Biriya bihugu birimo akajagari nubwo harimo amafaranga, ariko ntago byahawe umugisha nk'uwo dufite umutekano. Ahageze rero aryamye mu Rwanda arasinzira, aricura, aragona, mu gihe ahandi aryama muri hoteli akabura ibitotsi. Aravuga ati rero ndajya mpagasiriza ahandi, ariko ndataha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bikavugwa ko yari afite kampani cyangwa se projet mpuzamahanga yaje hano mu Rwanda ahagarariye, kugeza ku rwego yatembereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda asura ibyiza bitatse u Rwanda muri ya gahunda ya Visit Rwanda. Niba yarabisomye ku mupira wa Arsenal ntago mbizi, ariko iki gihugu cyacu kigeze ahantu. Aroderutse kuganira avuga ati igihugu kimaje kuba umutobe, ati kiraryoshye. Burya umutobe n'umwana arawushobora, n'abasaza, nubwo abasaza b'uyu munsi bavuze ngo banywa ibintu bishaririye, ariko burya namabura kindi, burya bari uburwayi bwo mu kanwa. Iyo umuntu agezaho mu kanwa anywa ibintu bisharira akumva nibyo biryoshye, burya aba yararwaye, inyama zo mu kanwa zarapfuye atacyumva gu. Buriya umuntu muzima ibintu bimuryohera ni ibintu biryohereye. Yageze mu gihugu cy'u Rwanda yarigase, igihugu kimubana umutobe, atemberera mu ngagi mu birunga. Babwire ko muri aka gace ka Afurika hano hari ingagi ni mu Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zikaba zereye muri parike ya Virunga muri Kongo, iwacu zikaba ahitwa mu Kinigi. Muri parike ya Virunga kubera FDLR, kubera mayimayi za Kutumba n'ibindi, ukandagirayo umutwe bakagira gute bakawukuraho. Ubwo rero ingagi uzishaka wese welcome in Rwanda, agahita ajya mu Kinigi. Agezeyo rero nibwo banamubwira ko abana b'abakobwa batuye hariya hafi Musanze. Ntabwo rero najya kuvuga uko bamenyanye, ngira ngo ntabwo wamenya aho intare ikura umuhigo, gusa byarangiye bamenyanye. Aratebera agwamo, arebye abana b'abanyarwandakazi, akubise hariya asanga abanyarwandakazi ni abakobwa beza. Ariko nuko ndi kujya mu bintu byinshi nashaka ndagira, ariko reka nze ndagira ngo mumenye neza umubabaro Vestina afite, mwumve ko atarakwiriye kuba ufite. Uyu ari umugisha w'Imana yakiriye. Vestina rero abahuye na Idirisa, baba baramenyanye, ndetse bamenyana Vestina akiga no mu ishuri nk'uko amakuru abivuga. Ariko Idirisa aramufasha kugeza ku rwego Idirisa yashimwe n'umuryango wo kwa Vestina. Amakuru avuga ko yanabimuye abakura mu ruhengeri rw'ibihunge, arabazana abatuza mu mujyi wa Kigali, aha mu karere ka Gasabo. Idirisa niyubahwe. Baravuze bati aya niyo masezerano twari dutegereje, ari nyina, ari se, ari bene nyina Vestina. Baravuga ati iby'Imana yavuze igize gute, irabisohoje. Vestina rero agiza cya yemeranije na Idirisa nk'umuhungu n'umukobwa. Abaje Idirisa ati nge ndi umurokore, ndi umukirisitu. Bizwi ko abantu bo mu bihugu byiriya mu burengerazuba bwa Afurika abenshi ni abayisilamu. Idirisa aramubwira ati niyo naba umusilamu ngira ngo ikorowani nayireka ngafata Bibiliya. Aramubwira ati icyo mbese njyewe ndi umukirisitu. Baba babyinjiyemo, ndetse bivuga ko ngo Idirisa ashobora kuba ari umukirisitu w'umurokore w'iyo ngiyo muri Burkina Faso. Cyane cyane ko hari igihe tujya twibeshya tukagira ngo abarokore nabo mu Rwanda, ariko munibuke ko uburokore butavuye mu Rwanda. Icyo mubimenye, nta dini na rimwe ryigeze rishingirwa mu Rwanda
niba hariho n'uwarishinze nka Apotre Gitwaza, ariko nawe ubukristo afite abukomora muri Pentecote, ariko iyo Pentecote ntiyavuye mu Rwanda. Nujya kwa Masasu ugasanga Zayoni yashingiwe mu Rwanda, ariko Masasu ubukristo afite ntabwo yigeze abukura mu Rwanda, abukura muri Pentecote. Nta muntu ufite ubukirisitu bw'Abanyarwanda ntibubaho. Ubukirisitu bwose bwavuye iriya mu burasirazuba bwo hagati, aho Yezu yiyerekaniye akavukira, agatoranyiriza intumwa bava mu Isiraheli bakomeza i Buraya, ubutumwa buva i Buraya buza muri Afurika. Ntabwo rero abakirisitu ari abo mu Rwanda gusa, nta nubwo n'abarokora ari abo mu Rwanda gusa. Uko Abanyarwanda bakijijwe niko no mu mahanga yose harimo abandi bantu bakiriye Yesu, baramwizera, barakizwa. Bivugwa ko rero ngo Idirisa ashobora kuba ari umukizwa, ariko w'iyo ngiyo muri Burkina Faso. Cyane cyane ko Dorokasi yarabihamije, aravuga ati njyewe ntabwo nari kwemera umuhungu udakijijwe, udasenga, utari umukirisitu. Aravuga ati umugabo wanjye arasenga, ni umukirisitu, kandi niwe Imana yari yaransezeranije. Hari abavuze bati rero Vestina, Imana ntabwo yaha umugabo w'umunyamahanga, ntabwo bishoboka. Ariko nanone Bibiliya ivuga ko Yakobo yagiye gushakira umugore Panadaramu hari mu kindi gihugu. Ngira ngo Mose yazanye umugore muri Egiputa, umunyegiputakazi hari mu kindi gihugu. Mbese Imana ni, ntangiye kuvuga ngo ni international, oya. Imana no omnipresent, ibera hose icyarimwe. Ibera hose icyarimwe. Ubwo rero Vestina yemeranije n'umugabo we, bamaje kwemeranya n'umugabo we, agira abantu bake bo muri ADPR abyongorera nk'itorero ryamureze rikamubyaza ubutumwa. Baramubwira bati nta kibazo, Vestina abagiza cya abagiye mu murenge hariya wa Kinyinya, ngira ngo arasezerana ku manywa y'ihangu. Ubukwe buraba, abantu baraniyakira, abantu barifotoza. Ubu bukwe bwose mugiye ku macanozi atandukanye hano mu Rwanda, ngira ngo mwarabubonye. Hakurikiyeho iki rero, ngira ngo n'abashumba bariye intama, niko twabyita mu Kinyarwanda. Abashumba bariye intama, cyangwa se biranababaje ku umuriro wakwaka hagati y'itorero n'umukirisitu, kandi nyamara umwe muri abo abafite inshingano zo kuzimya uwo muriro urimo kwaka. Abantu batise Vestina, itorero rikubabaje gute ko nta mbunda rigira? Itorero ko ni ikihe kibazo ugiranye n'itorero? Aravuga ati kuba itorero ryanjye ryanga kunshingira, rivuga ko ntwite, umwana mu nda ntagaragara. Ese ubu ngubu koko kuki barebesha ibitekerezo? Kuba itorero ryanga umugabo wanjye yazanye ibyangombwa by'uko ari umukristo, rikanga kunshingira, itorero rirambabaje. Ngira ngo arisezera ku mugaragaro, ariko atararisezera ngira ngo hajemo izo saga, bigera ku bashumba baterana amagambo. Nibwo inama ya ADPR yateranaga, banzura ko Vestina wo kumushingira ahubwo bagize gute, bamuciye. Ubu Vestina baramutenze mu itorero rya ADPR. Mu gitondo ro Vestina abyuka ajya muri salon de coiffure, ashyiraho meshi, arangije nuko aravuga ati umubyeyi yarandiye, ngayo ngo musengere Vestina, ari mu gahinda. Ese Vestina azasezeranira he? Bimwe mu bintu bimugoye ni ugushaka irindi torero, ufite itorero wasezerani wavukiyemo. Bene data mudukurikira kuri izi cano zose, ese birakwiriye ibintu ADPR yakoze nibyo? Ese ADPR na Vestina ninde wari mu makosa? Vestina yaravuze ati ibyo munsaba byose mumbwire mbikore, ariko munshingire. Vestina yatangaje amagambo akomeye kugira ngo ahangara, avuga ati acana umuriro, kugira ngo intama igire ubwo ivuga iti umushumba arambabaje. Ibi bintu ngize gute? Birababaje cyane. Abakobwa rero ngira ngo mwirinde kwemera abasore b'abanyamahanga, kuko ntabwo itorero rizabasezeranya. Murumva ibaye kuri Vestina, murabyumva. Icyo nanone twibaza, turavuga tuti se Imana ko yari yarabwiriye Vestina muri ADPR ko azashyingirwa, ese uyu mugabo koko niwe Imana yageneye Vestina? Hari amagambo Yohana yavuze abaza Yesu, aravuga ati harundi.
hari abatangiye kuvuga bati Vestina yaraguye, Vestina mbese ukurikiye amafaranga, Vestina bajya ibintu byinshi, ariko ngira ngo ahantu Eva cyo shimangira, ahantu Imana yakuye Eva nta uzi ibirometero byari hagati ya Adamu na Eva. Icyo tuzi cyo nuko Imana yatwaye urubavu rwa Adamu ijya kurukora, aho yarukoreye niba ari mu butayu, niba ari mu ijuru, niba ari mu wundi mugabane ntago bizwe. Aho umugore wawe azwi rero ari wa musore we ntago uhazi, naho umugabo wawe ari ntabwo ahazi. Twongere tubwire abashumba yuko mu gihe umusore n'umukobwa babagejeho icyifuzo cy'uko bagomba kubana, uyu musore akaba ari nta wundi mukobwa afite, nta wundi mugore afite, uyu mukobwa akaba ari nta wundi mugabo afite, ngewe numva nta mpamvu abantu bakwiriye kubashyingira. Bakwiriye kubashyingira niba hariho n'imico cyangwa imigenzo y'idini, abantu bakababwira bati dore imigenzo y'idini nine, tubahaye amezi 5 mumanze muyubahirize. Abantu niba mu idini ryanyu wenda bambara ingofero, abantu bakitoza kwambara ingofero, noneho mu mezi 4 mwabona bimenyereje kwambara ingofero, mukagira gute? Mukabashyingira. Niba mu idini ryanyu wenda murya ihene, ati twe tuzagushyingira ari ukurya ihene, mukamuha nk'ukwezi aza muzimugaburira, mwabona ihene, inyama z'ihene yaramenye kuzirya, mukamubatiza. Naho gufungiramo ngo Burkina Faso ngo ibi nibi ngo wapi, ibi ngibi ndumva ari bya bindi ushobora gusanga ihene irimo gukurura ikiziriko ngo ijye kona, warangiza yashumangizo ukayinyeganyeza ukayoroshya kugira ngo ihene ibone uko igira gute igenda ijye kona. Ubu rero Vestina ejo muzabona yagiye mu macaci, cyangwa yasezeraniye muri hoteli, cyangwa se kwishingira byo wenda ntibinashoboka, cyangwa se yasezeraniye ahandi. Ntimuzagire ngo Vestina ntago ubukwe bwe yaburanze, umushinga we w'ubukwe yabugejeje mu biganza by'ababyeyi bamubyaye bakamurera ADPR, uwo mushinga ngo irawanga. Ngayo nguko rero abasura Vestina mu musure, abamusengera umusengere. Hano kuri Byishimo Official natwe ari ku mutima wacu, ni inshuti yacu, biganiro byacu nakagaruka. Bye bye.